hari indaya wenda izina si ngombwa kurivuga. Yego. Yaraje iransanga ije kundodeshaho urukweto. Arandodeshaho amafaranga arayama menshi atangana n'ay'abandi. Hanyuma arambwira atari kubona ko kazi kawe kazakugeza ngwino njye kukwereka akazi. Byarangiye mwumve va kuko yambwiraga yuko abagiye mwako kazi bubaka za kadasteri bakagira n'amanexi bakodesha abantu bicuruza. Yego. Byarangiye rero ngiyeyo ngiye na icyo gihe nava ko nagize umwaka ariko n'Imana yashaka kundinda. Icyo gihe nagize umwaka ngiye mbura abakiriya kandi ari cyo kinjyanye mbura amafaranga kandi ari cyo cyari cyanjyanye. Naragiye kubera no kutabimenyera baba bafite inzoga barabanza bagashora amafaranga yabo bakagura inzoga bakaguha ukanywa. Hari ukuntu baba bibaranse ukuntu kugira ngo abakiriya babe babareba. Iya ndayibonye kiri kubyina yonyine yaraje inkubita TV hano gutya mu Rubavu. Imana yarandengeye. Amakimbirano mu muryango ngiye mbere yuko njya kuza hano nari umunywanzoga ndetse nari umwarumogi. Yego. Makire n'urumogi. Ariko ikibazo cyari kimpobereye agataho ngaho. Kunywa inzoga, kunywa urumogi, gusambana. Wanywaga urumogi wari ufite imyaka ingahe? Ngewe njya kunywa natangiye kunywa urumogi niga mu mwaka wa 6 primaire. Niteguraga gukora ikizamini cya toronkome. Nibwo natangiye kurunywa bitewe n'amakimbirane mu muryango ntabwo twahuzaga. Ariko itsinda runaka nisanzemo. Nibyo bakoreshaga nibyo byatumye ninjira mu kunywa urwo rumogi. Ndetse n'ibiyobyabwenge. Hanyuma n'ubusambanyi ntabwo byari bisigana. Bibaho abyanjye bikaba inzoga n'itabi. Buriya inzoga n'itabi nk'uko uno uvuye wabivuze n'umugore byose biragenda. Ni bakeya babasha kuba basinda. Ni bakeya bishobokera kuba baba mu nzoga cyangwa mu by'amatabi batajya mu bagore. Baborega ubudeseri y'umugore. Ni bakeya bishobokera. Naragiye mu rugo tugurisha isambu. Bampa ibihumbi 400. Mu minsi 3 tunywa inzoga z'ibihumbi 220 muri ya mafaranga. No nza hano muri ubu butayu ari umuntu w'umukobwa twegeze dukorana. Yewe babantu bafite impuzu zo kuza ntazi kaje gusenga we yanzanye nyine nk'umuntu umuherekeje gusa bisanzwe atuziranye. Mfite direde ku mutwe nambaye n'iherena kuko nararirimbaga ngo ndi umustar indirimbo z'isi. Ndaza umwuka w'Imana uko umuhanuzi hari abahanuzi b'Imana bukuri koko Imana ihamagariye. Arambwira ati Imana irambwiye ninkubwire ngo kugira iguhombe yaguhombye. Banza kwinangira umutima. Ndaje mu rugo ngeze mu rugo bahita baranyirukana. Atumaze amafaranga none uraje. We nta muntu wazagutunga igendere. Ndareba sinzi ukuntu ijwi rindi kajya rimwe ariko ubundi kwegeza ubaho unezerewe usenga wabisubiyemo. Undi mutima ati gusenga se kabarokore babeshya. Nge numvaga ko babeshya. Ariko naje usanga hari abarokore bukuri bakoresha ijambo ry'Imana umuntu agasobanukirwa neza. Umusatsi wanjye waje bampa amafaranga afatika ariko ku mbaraga z'Imana ntago nabyitayeho mvuge ngo ndawufata nkubika. Nariyogoshesheje n'iherena naguze $5 ndarijugunya n'umusatsi nguta muri saro ndaza n'ubundi ngaruka muri ubu. Ibyari indamo yanjye nabihinduye igihombo. Ikintu nsengera nuko aho yankuye yakora n'abandi kuko hari benshi cyane twarebanaga ariko bo mbona bakibirimo ariko nsenga mvuga Mana nje ntacyo nabona cyo kumubwira. Harimo akabanga 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 harimo akabanga
n'abagize uruhare bose kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Dushimiye mwene data waturutse mu karere ka Rusizi Batista ari uri kuri kamera, umuyobozi w'ikinyamakuru Iyogezabutumwa TV. Ndabararikira kujya mukomeza gukurikira kino kinyamakuru Iyogezabutumwa TV. Ni ikinyamakuru gikorera mu karere ka Rusizi, gikora inkuru nyinshi zitandukanye zivuga butumwa, agira inkuru nyinshi kandi ziryoshye zishimishije, ibyigisho bizima. Mujye mukurikirana. Utarakora subscribe kuri channel ye wajyeho kabikora, maze umurimo w'Imana ugakomeza gutera imbere. Mwese turabashimiye, imirimo yaberizibukwa. None se uyu muntu muyobewe ko polisi birukaho buri munsi, nimba aha hantu hashobora gutuma igihugu ribu itabona akazi ka buri mwanya k'abantu ifunga, sibyo? Nabo bajyana mu bigo ngororamuco bakananirana, ariko bajya mu butayu bakajugunya urumogi, ntibazara. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa bwami turimo twumva buzigishwa mu isi yose. Sawa, mu isi yose rero, si mu nsengero gusa, ahubwo mu isi yose n'ahantu hose hashoboka, hashobora kuba haboneka umuntu. Na hano turi harimo, naho harimo niyo haba no mu kirombe bacukuriramo amabuye y'agaciro. Hari umuntu wari wabasanga mu butayu, yego, atarakijijwe akahihanira ati benshi cyane. N'uyu wari urimo avuga yabahaye ubuhamya. Yageze hano ahahurira n'abarimo bavuga ubutumwa bwiza, ariho twabonaga Yesu avuga ko mu mizo ya nyuma y'icyo gihe aribwo azicara ku ntebe ye y'ubwami, nyuma akabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Aha rero ku mpamvu yo kwitegura ibyo bihe, niyo mpamvu turi hano kuri iyi misozi cyangwa duhurira hirya no hino uko umwuka w'Imana agenda gushoboza. Aho ugeze niho nshaka ko dutinda cyane. Yego, ndiho ndibaza kubera iki muva mu nsengero musengeramo zirahari no mu rugo rwanyu, kandi bavuga ko Imana ibera hose icyarimwe. Yego, mugahitamo kuza kwigurupa hano ku musozi, ahantu hashobora kuba hari n'inzoka. Hari amakuru atandukanye. Harimo irihe banga ryo gusengera mu butayu? Yes, ngabwoka wera w'Imana, muyobozi ngwino. Ndabasuje cyane inshuti bakunze mutago mu guhema gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Hano turi ni mu mujyi wa Kigali, n'ahantu abantu bakunda gusengera batandukanye, abakristo b'abarokore baba bavuye imihanda, baba bavuye impande zitandukanye baje gusenga. Iyi nkuru nyikoze nawe iteguye, mbanze mbimenyesha abantu bakurikiye iki kinyamakuru cyangwa se ibi binyamakuru mugiye kubonaho iyi nkuru. Naricaye nk'umunyamakuru wa Gikristo, umunyamakuru w'umukristo, ndavuga ngo ariko kuki abantu bakunda kujya gusengera mu gihuru, mu mirima, mu mataba, mu butayu bakabikora bataye inzu zabo aho baryama, biterwa n'iki? Mu butayu haba iki? Mu ishyamba haba iki? Ese niho Imana ivugira cyane kurusha ahandi hose? Kuki usanga abantu bahakunze cyane bakibuza umujyi, hakaba n'uwatega indege akava i Burayi akaza gusengera mu misozi, akaza gusengera mu mataba? Ndabizi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo dukoresha uburyo bwose dushaka Imana, kandi nayo izatwiyereka. Rero nagize icyifuzo n'igitekerezo, ndavuga ngo noneho kuri iyi nshuro reka nkire kameramani tujye mu butayu. Twabiteguye, bamwe baba bandika ngo si ngombwa kwerekana abantu bari gusenga. Ntabwo twaje hano kuri motifu yo kwerekana abantu baje gusenga, twaje hano nk'akazi k'itangazamakuru rya Gikristo. Ndi gukora ubushakashatsi nganira n'abakristo mbabaza kuki abantu bakunda gusengera mu misozi no mu butayu kurusha ahandi hantu hose. Habiki nirihe banga rituma babikora? Nibyo tugiye kuganira. Muri kubona muri background ya video yanjye ko harimo abantu benshi bagiye batandukanye bari mu materaniro bari gusenga. Ngiye kugenda rero mbasura bose, nganira nabo mu buryo butandukanye. Abaza kunyemerera turaganira, bakampa ijwi ryabo, turaza kuganira, kandi nkeka ko iki kiganiro kiribuze kuba cyiza, kiribuze no gusobanura byinshi. Iyo umuntu akubwiye rimwe na rimwe ati ngiye mu butayu ngiye gusenga, hari umutuka, hari umuvuga ati iyo ni imyumvire, ubwo ni ubuswa, urananiwe, wabuze icyo ukora. Imana ntiba mu butayu gusa, Imana ivugira hose. Okay, ariko niba Imana ivugira hose, nyine no mu butayu ni hose. Ariko noneho tugiye kurebera hamwe kuki abantu muri hose Imana ivugira ariho bakunda cyane
kuki ariho bakunda cyane, ariho bakunda kugarukaho, ariho bakunda kwitaho. Mu butayu habiki, mu butayu habiki. Nibyo rero tugiye kuganira, ngiye kugenda mvugana n'amatsinda menshi atandukanye yaje gusenga. Cameraman ube maso. Hallelujah, hallelujah. Cameraman ube maso tugiye gukorana umurimo w'Imana ku buryo bukomeye cyane, kandi natwe turaza gusenga kandi biraza kugenda bitugwa neza. Nshuti rero mudukurikiye ntimukureho kamera, tugiye kuganira. Hari umukozi w'Imana twagize amahirwe yo guhurira hano bita Gidewo, umuhanuzi w'Imana, dukunda kubana nawe mu buryo bugiye butandukanye hano kuri iki kinyamakuru mu biganiro by'aduha by'iyobokamana by'ivugabutumwa bitandukanye. Niwe turaza gukunda kuba turi kumwe nawe muri background y'iki kiganiro cyacu, kandi nkeka ko biza kuba byiza cyane. Reka tuzamuke gatoya tugere hano haruguru, ndabona hari ahantu barimo barabyina rwose bari kubyina nta n'umuziki bafite, ariko ukabona biraryoshye cyane, igisirimba mbega ibintu bishobora kuza kuba byiza. Yes, tugiye no kugenda tuganira n'abatwumva ibitekerezo byabo bitandukanye, tubaza buri muntu ukabyumva impamvu yabibateye, impamvu yatumye baza hano. Byose tugiye kuza tubirebaho. Cameraman hagiye kubidufasha. Hateraniye abantu, iyo umuntu ajya abantu bateraniye abantu kubona kuri televiziyo
dushaka kujya kubaza abariya bari bose bakora rero nta wamenya ikimanika oya turabaza kubikora amen imbaraga zisumba byose haleluya amen haleluya haleluya muri kubona iki jidewo amakuru ni meza yes narabigusabye rwose ngo tuzagendane mu uru rugendo kandi biranshimishije kuba turi kumwe cyane uyu yitwa Jidewo ni umukozi w'Imana dukunda kubana mu biganiro byinshi bitandukanye byacu reka twibutse abantu ko iyi nkuru tuyikoze ku munsi twakoze inkuru yo gutabariza umukecuru wabaga mu kiraro n'abana tugira ngo abantu b'Imana bamufashe ave muri ubwo buzima wagiye uhura n'ingorane nyinshi kandi nanone zivuye ku buzima bubi ni umuntu wari ubabaje cyane ariko ndashima Imana higejeje ikora imirimo yayo nahise ngira igitekerezo ariko nari nkimaranye iminsi ahubwo nuko kuza kuri uyu musozi bye byamprovotse ndavuga ngo ariko kuki abantu bakunda gusengera mu butayu bahunga inzu babamo bagahunga isengero basengeramo rero bari kutureba ntibavugire ngo twaje muri kadere yo gukamera amasengesho kuko usenga nibanga ntabwo umuntu akwiye kubwira abandi ko ari gusenga kuri televiziyo turi mu kiganiro cy'ubushakashatsi kandi bugamije kungura abakristo turebe inyungu zo gusengera ku musozi no mu butayu ubu ushobora kuzenguruka abandi bantu bose twagiye tubona hano kumva hari utangajwe no ku muntu akubwiye ngo ngiye navuye Kampala cyane undi ati navuye muri Amerika n'ahandi henshi n'ahandi hatandukanye turi mu mujyi wa Kigali turi batsinda uyu musozi harya bawita ndabirambiwe oya nanjye ndabirambiwe uyu munsi ibyarambiranye natwe hari ibintu nka bitatu ndambiwe hano ndi hano rwose mumbabare mwa abanyamasengesho ndaza gupfukama nanjye mu nsengero hari ibintu ndambiwe ni ukuri hari ibintu ndambiwe naje kuri ndabirambiwe sinzi n'undi musozi witwa irindi zina ngo banguka ngo utabare ariko buriya iyo tukibanza muri banguka ngo utabare ikadutabara vuba vuba cyangwa tubirambirwe tutarabirambirwa ntiyatabara niyo ngingo yawe ndabirambiwe okay turi hano rero tugiye gutangira tuganira n'aba bantu n'abandi bose bashobora kuza kubitwemerera
aba n'abantu dusanze barimo barasenga mwabibonye muri background y'ikiganiro cyanjye nk'igitangira ni abantu bari gusenga twasanze baririmba kumwe n'ubundi tujya turirimba mu nsengero aho dusengera tugashyiramo agasebeni tugashyiramo igisirimba bo bafite none n'ubuhanga bwo kubyina nta muziki yego rwose numvaga babyina rwose badafite ingoma ariko kumva bari no muri ritime ariko beke mugira ngo nibo banakora ibyanditswe cyane yego kuko biribuze ngo ducurangishe imirya y'inanga 10 ni izi ntoki zacu ko ari 5 iyo tuzikorereyeho Imana tuba dukoresheje ibyanditswe na Bibiliya nge nabashimye cyane mu ruhande rwanjye vraiment Imana ibaha umugisha reka dusaba umuntu hano umwe uzi gutera ikorasi aduterera ikorasi yo guhimbaza Imana dukoreshe n'amashi yacu n'ibirenge tubyinira Imana nk'iminota 3 niturangiza dukora ikiganiro rwose twibohore kumwe n'abasanze abari ko dukomeza gukorera Imana maze twimanye Imana yaratwimanye Nimuhumure Imana yaratwimanye yaratwimanye Imana yaratwimanye Nimuhumure Imana yaratwimanye yaratwimanye Imana yaratwimanye Nimuhumure Imana yaratwimanye yaratwimanye Imana yaratwimanye Nimuhumure Imana yaratwimanye muri zaturenge Nimuhumure zaturenge Nimuhumure zaturengera 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 Amen. Oya ndabirambiwe wow gahunda no kubirambirwa haleluya amen ese mwemera Imana ko ishobora kurengera abantu mwemera Imana ko ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu mwemera ko umuntu ashobora kurararira ejo agaseka hari abantu babibonye se bayiramburire ibiganza haleluya Ye warayibonye oya tubwira mu minota 2 ukuntu wayibonye rwose wayibonye oya yivuge neza Imana narayibonye witwa nde nitwa Nyiramahoro Delphine ufite n'amahoro menshi se mahoro ari heza Imana niyatanga witwa Nyiramahoro tubwire gato y'ukuntu wabonye Imana umuntu dukurikiye uri muri Amerika ushobora kuba uri mu ruge niyumva ibintu uvuze avuga ati burya nanjye ahantu navamo nkabona ubuzima haleluya Yesu nashimwe ngewe nabonye Imana impa amahoro yo mu mutima nari narayabuze nabonye Imana igiraho inkura igira naho ishyira yego ngewe nabayeho numva mbuza amahoro muri nge natekereza no kujya gusenga aho abana b'Imana bateraniye
ngewe bikananira kuhagera umutima ukemera ariko umubiri ntiwukunde nishimwe rero nshimira Imana ko yemeye ko ingeze haba hateraniye abana b'Imana nkafatanya nabo nigeze nakumva telefone yanjye fungura kuri radiyo Umucyo hanyuma nteze amatwi numva baravuga ubutumwa bwiza mbutega amatwi noneho bunkumbuza kuba najya no mu nzu yayo ariko nkabitekereza ngewe bikanga ariko Imana yaje kumfasha ingeza mu bana bayo nk'uko nabyifuzaga ariko ku bwanjye byari byarananiye mbere wari mu nshimira Imana utaraza mu rusengero mbere wari mu ntoki mbere ntaraza mu rusengero nkunda kubivugaho hano nkunda no gutanga ubuhamya soni bintera kuba navugaho umwami wanjye yankuye haleluya Yesu nashimwe yewe ubundi mu buzima busanzwe ndi umukorodoni yego umukorodoni n'umuntu udoda inkweto umuntu udoda inkweto rwose ubwo nari mu kazi kanjye rero ndiho ndoda kandi ntanakorera Imana yaje kunsanga gusanze harya n'igikwasi nini najyaga numva ijwi kwikoroshi yanjye nicaye ndiho ndoda inkweto nabonaga amafaranga rwose ntacyo byari bintwaye nkajya numva ijwi rimbwira ngo gusenga ariko ngewe gusenga ntabyo narinze nkumva ngo gusenga mbonye ko biri kumbuza amahoro gusenga akazimita nkareka za nkweto ndazipakira ndigendera nkunga iryo jwi numvaga riri kuntesha umutwe riri kugustress nikabe iki gihe bavuga ngeze mu rugo mpita mfata umwenda kuranoza ibyombo ariko nkomeza kumva ngo gusenga mbonye ko urwo rugo narwo rumbujije amahoro mpita mfata umwanzuro wo kuhahunga mpamagara umumama nari imperutse kera ndamubwira ngo uri hehe ngo ngusure arambwira ati ntuye aha naho ariko nagiye gusenga numva gusenga ahubwo ndiho ndabisanga kandi mu buryo ntazi ndi kubihunga ariko ndi kubisanga ndamubwiye se ko nanjye numva hari ijwi riri kumbwira gusenga uri hehe ngo tujyane arahandangira nkigerayo ndashima Imana yashaka kunkiriza umwana abadayimoni bari bagambiriye kunyicira umwana nkigera muri urwo rusengero nibwo namenye amakuru nitamenye ukuntu abadayimoni bakoze isanduku ari 4 bayiteguye abandi 6 bari bamaje gucukura imva ubwo rero barasenge umwana wanjye baramusengera Imana imukuraho urupfu ndayishimiye nyiri no muri ako kazi rero aho navuze ngo njya nkunda no kubitangaho ubuhamya Imana yangiriye neza ubwo nari ndi muri ako kazi hari indaya wenda izina si ngombwa kurivuga yego yaraje iransanga ije kundodeshaho urukweto arandodeshaho amafaranga arayama menshi atangana n'ay'abandi hanyuma arambwira atari kubona ako kazi kawe kazakugeza ngwino njye kukwereka akazi byarangiye mwumve va kuko yambwiraga yuko abagiye mwako kazi bubaka za kadasteri bakagira n'amanexi bakodesha abantu bicuruza yego byarangiye rero ngiyeyo ngiye icyo gihe nava ko nagize umwaka ariko n'Imana yashaka kundinda icyo gihe nagize umwaka ngiye mbura abakiriya kandi aricyo kinjyanye mbura amafaranga kandi aricyo cyari cyanjyanye naragiye kubera no kutabimenyera baba bafite inzoga barabanza bagashora amafaranga yabo bakagura inzoga bakaguha ukanywa hari ukuntu baba bibaranse ukuntu kugira ngo abakiriya babe babareba rero sinarimbi ibintu byo kwibaransa shwi nta makuru ari ubifite no kunywa inzoga sinarimbi ishoboye mbonye ko ntabishoboye ndagenda nicara ku gatebe iya ndayibonye ko iri kubyina yonyine yaraje inkubita ivi hano gutya mu rubavu Imana yarandengeye arambwira ngo wicaye ku iyo ntebe niyo yakuzanye aho ngaho Imana yarandengeye mba naramenetse n'impyiko cyangwa nangirika no mu nda kuko yankubise ivi gutya numva ndababaye kugeza aho nagiye ncumbagira Imana rero yarandengeye aho hantu
nabonye ko harimo ibintu byo kuba nahapfira mbona ntangira gutekereza ko ngewe kakazi atarakanye none se cyampaye gato bikiraho hahise haza imodoka ziriya modoka zitwara abapangayi zitwara indaya iyo modoka yanditseho ngo ni Mahindira yego yaraje nge sinari nzi ibyo ari byo yuko nabona indaya zaraho zose ziragiye zirabuze zimajije kubura ngewe nta kintu nari mbiziho ahubwo nsigara mvuga ngo bo babonye abakiriya n'injye usigaye njyenyine kugeza aho bavuye babonye abakiriya b'abashoferi kugeza aho bavuye mu modoka baraza bangeze babonye nta kibazo mfite ntange ariko nabonaga biruka nkatangira kugira ubwoba ubwo uwari ushinzwe gucunga aho hantu umuzamu niwe waje arambwira ngo bariya bafata indaya nibwo nanjye nahise nsohoka ndagenda Imana indindira aha hantu ariko ni ukuri ndayishimira iryo vi ntago ryari kunsiga amahoro ahubwo ni ukuboko kw'Imana Imana yari izi icyo nzayikorera yari izi aho izanshyira inkura ahadakwiriye ahubwo intereka ahakwiriye ndayishimira ufite impamvu pe ntiwumva ko nagwaye mikoro yikwiye ubwo se ubwo buzima bumazemo igihe kingana ute cyajya kugera mu mezi 9 kuko abantu bahise bahasenye ngo ntago amezi 9 uvuye mu byo kudoda inkweto wahuye na ryajwi rikubwira ngo tugusenga komeza uryanga uragiye mu mezi ubwo amezi 9 wicuruza amezi 9 nari ndi mu kazi ko kudoda ni nabyo nyuma yaho byaziyemo ibyo ngibyo byo kujya mu burayi yego hose Imana igukurayo none urimo urayikinira akadiho mu butayu ndayibyinira amahoro yo mu mutima iyo ngize ikibazo irampumuriza ndayishimira ko nturije muri yo rero aha tuganire rero wenda dusoza wonje nawe ubundi kuki ushima kuza gusengera ahantu nkaha ku musozi mu ishyamba mu butayu gahunga urusengero naho uryama gusengera hano bitandukaniye n'ahandi natangiye mbikubwira ko natekereza kujya aho abana b'Imana bateraniye bikanga suko mu rusengero harimo ikibazo hoya ngewe nyiva muri byo nagiye mu rusengero mfite n'inyota n'inzara byo kujya muri korali ndagenda ndaniyakiriza mu rusengero baranyakira ariko nkumva ntago numvaga ngiye bitampagije rimwe rero naje kuza hano nkihagera mumva inyigisho zabo ni nziza ubu ukurikiye ngarutse yewe nibwo bwa mbere nahuzuriye umwuka wera hano aha hantu hari Imana nahuzuriye umwuka wera kuko baba bisanzuye noneho baranagusobanurira bafata Bibiliya bakagusobanurira uwo murongo ku wundi ngewe nkigera hanungukiyemo ijambo riri muri Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho abanyigisha rero bansobanuriye ko Imana yabanje gukunda abantu bari mu isi cyane kandi nanjye nza gusanga ndi mu isi mpita mbona ko mubo yakunze nanjye ari nabwo yohereje umwana wayo ngo w'ikinege hari indirimbo twajyaga turirimba ivuga ngo ngaho nawe tekereza rifura yawe wagira agahinda kangana ik'inshuti twari dukwiriye kubanza gushaka Imana igihe si tukabishyira iruhande kuko nta na kimwe tuzajyana mu ijuru umutima wihanye by'ukuri reba ibyo ukora niba biza kugezayo ugahabwa ingororano nziza y'ukuri rofuri ikavuga ngo niba ukomeza amategeko y'Imana urahirwa kuko utazacirwaho iteka reba ibyo ukora niba biza kugezayo ugahabwa ingororano nziza y'ukuri urakoze cyane turagushimiye cyane kandi Uwiteka akomeze kukumvira kandi
ugeze ku musozi hano hitwa Ndabirambiwe. Nawe uyu mugoroba ugira ibintu urambirwa ku buzima bwawe kandi n'Imana igira ibyo irambirwa. Dufite umugisha rero hano hantu twaje ni itsinda rifite n'izina niko banyongoreye. Ndifuza ko umuyobozi waryo yanyegera gatoya tukaganira muri iki kiganiro cyacu dukomeje kugirana. Turi kurebera hamwe impamvu abantu bakunda gusengera ku musozi, mu ishyamba, mu butayu. Muraho neza muyobozi? Amakuru twegere hano tworohereze cameraman akazi. Witwa nde hano tugusanze niki? Nitwa Twagirimana Jean Claude. Yego. Aha mu Nsanze ni ku musozi wa Ndabirambiwe. Yego. Umusozi abantu benshi bakunze gusengeraho baramya Imana kandi bayibwira ibyo batekereza. Yego. Iri tsinda tugezemo batubwiye ko ari wowe urihagarariye, ryitwa gute? Wowe ufite ihe nshingano mu murimo w'Imana? Iri tsinda ryitwa itsinda ry'inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba ni yego. Ni inzira y'umusaraba ni abashaka gucungurwa Kristo yakoze, yakoreye abantu. Yego. Bakayoboka. Nabiringiye uko gucungurwa ko kwabereye ku musaraba. Usobanuye neza. Aho rero nabyumva. Aho rero niyo mpamvu y'iryo zina ry'iyi groupe inzira y'umusaraba. Iyo nzira ariko ngo kuyinyuramo ni hatari. Ntabwo byoroshye. Kandi ngo ntabwo ari igihogere ngo. Yego. Abayinyuramo ni bakeya. Byaturutse kuki kugira ngo mutinyuke kunyura mu nzira benshi batinya? Impamvu ni imwe. Nuko twamenye ko hari ubwami bwagenwe mbere isi itararemwa. Mu itangira rya mbere y'itangiriro aho Imana yateguraga ubwami yashakaga ko buzabaho. Ubwo bwami yabanje gutegura uburyo buzabaho n'abazabubamo. Amen. Abazabukoramo, abazabuyobora, abazaba ari abakozi b'ubwo bwami n'abazaba ari abaturage babwo nyirizina. Abo bose rero mbere yuko ubwo bwami busohozwa, Imana yashatse kubanza kubatunganyiriza mu bihe cyangwa se kubapimira mu bihe kugira ngo bagaragare koko ko arabakwiriye kubyicaramo. Iyo tureba amakuru y'iby'ubwo bwami dutangira tuyasoma mu gitabo cya Matayo. Yego. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Amen. Ibice byaho 24 kuva ku murongo wa 31 25 kuva ku murongo wa 31. Yego. Haravuga ngo umurongo wa 31 haravuga ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Yego. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Yego. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Yego. Aya magambo Yesu arimo arayavuga yerekeza ku gihe kizaza, aho hazaba bigeze ku gihe cyo kurobanura bakwiriye kuzaba muri bwa bwami bwateguwe mbere isi itararemwa. Ubwo bwami rero Imana uko yabuteguye, yateguye ko buzaba ari ubwami buzahoraho kandi buzaba ari ubwami bukomeye butazahanguka, ubwami buzasohoza ibintu byinshi bitigeze bikorwa mu by'ubu buzima. Ubwo bwami rero mbere yuko buba, Imana yateguye ibihe abazaba muri ubwo bwami bagomba kubanza kunyuzwamo kugira ngo bigaragare ko ari abizerwa ku mwami nyirizina bakwiriye kugenda basanga mu by'ubwo bwami, cyangwa se ari abazaba babikwiriye kubyicaramo. Aho rero niyo mpamvu nyuma Imana yaje gushyiraho ibyo bihe. Ijambo riratubwira ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze kuwushyira mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri busemburirwe yose. Iyo tureba iby'iyo myariko 3 tubona umwariko wa mbere ko ushushanya igihe cy'isi ya mbere, igihe cya Adamu. Abantu benshi bakunze kureba isi yo mu gihe cya Adamu bakayireba idafite ishusho. Iyo dusomye mu itangiriro igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, dutangira tubona isi itagira ishusho. Ariko iyo tugeze muri Yesaya ibice 45 kuva ku murongo wa 18
tubona ko imana yaremye isi ngo kandi ntiyayiremye idafite ishusho bivuze ngo hari icyayibayeho cyayisize imeze nk'itakigira ishusho aho rero icyo cyayibayeho nicyo cyayisize idendeje amazi itwikiriwe n'umwijima kuko ibyo nabyo wakwibaza ese byo byari byararemye ryari niba imana yararemye isi ayo mazi yo yaba yararemye igihe ki yaba yararemye nande ese uwo mwijima wari waraturutse ibyo nirangira ry'isi ya mbere igihe cya Adamu byasize isi isigaye imeze ityo nk'itakigira ishusho yego uwo wari umwariko wa mbere umwariko wa kabiri n'uw'isi y'igihe cya Adamu tugenda tukabona igenda igarukira ku gihe cya Nowa aho isi nanone yari idendeje amazi uwaba yararebye isi muri kiriya gihe yari kugira ngo isi yamye idendeje amazi ariko impamvu tubona ko isi itari yaramye idendeje amazi ni uko hari abarokotse ba mbere bo ku gihe cy'isi yo mu gihe cya Adamu babashije gutanga amakuru y'uko ibya mbere y'icyo gihe byari bimeze ubu uyu munsi uramutse uhagaze ahantu ikirunga cyamaze kuruka ushobora kugira ngo niko hamye hari ariko mbere y'uko kiruka hari uko aho hantu haba hari hameze hagati aho rero uwo ni umwariko wa kabiri usoreza kuri icyo gihe cy'isi yo mu gihe cya Adamu noneho guturuka ku gihe cy'isi yo mu gihe cya Adamu irangirira ku gihe cya Nowa gukomeza nimvuga isi mwumve gahunda ntabwo ari ubutaka buvugwa ahubwo ndavuga gahunda y'ibintu runaka noneho rero iyo niyo itangirira ku gihe cya Nowa kugenda kugeza mu gihe cya Kristo no kuzageza mu gihe kirangira rya gahunda y'ibiriho muri iki gihe ariho twabonaga Yesu avuga ko mu mizo ya nyuma y'icyo gihe aribwo azicara ku ntebe ye y'ubwami nyuma akabarobanura nk'uko umundira arobanura intama mw'ihene aha rero ku mpamvu yo kwitegura ibyo bihe niyo mpamvu turi hano kuri iyi misozi cyangwa duhurira hirya no hino uko umwuka w'Imana agenda aho hantu ugeze niho nshaka ko dutinda cyane yego ndiho ndibaza kubera iki muva mu nsengero musengeramo zirahari mu rugo rwanyu kandi bavuga ko Imana ibera hose icyarimwe yego mugahitamo kuza kwigurupa hano ku musozi ahantu hashobora kuba hari n'inzoka hari amakuru atandukanye harimo irihe banga ryo gusengera mu butayu kubera iki hari amakuru atandukanye tugiye kumva amakuru iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo iryo nijwi ry'urangurura mu butayu ibice 24 kuva ku murongo wa 3 hatangira havuga ngo yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baza hari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi n'ikihe aha bamubazaga amakuru ya nyuma y'icyo gihe kigaragaza gusohora no gutoranya kurobanura kuko Yesu yaragize igihe abibabwira kandi abibabwirira no mu butayu iyo ni yindi si yego igiye kuzabaho ngo tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi n'ikihe ngo Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu bayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo bazayobya benshi muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari itangira ryo kuramukwa ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose bahora izina ryanjye nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanirana bangane n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa uwihangana akageza iki imperuka niwe uzakizwa 14 niho nashatse kuvuga cyane kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa bwami turimo twumva buzigishwa mu isi yose sawa mu isi yose rero si mu nsengero gusa ahubwo mu isi yose ni ahantu hose hashoboka hashobora kuba haboneka umuntu na hano turi harimo naho harimo niyo haba no mu kirombe bacukuriramo amabuye y'agaciro hari umuntu wari wabasanga mu butayu yego atarakijijwe akahihanira ati benshi cyane n'uyu wari urimo avuga yabahaye ubuhamya yageze hano ahahurira n'abarimo bavuga ubutumwa bwiza baje kububwira kandi abahari
kugira ngo basobanukirwe ibyo bakora n'impamvu yabyo atari ukubikora mu kavuyo batazi ibyo bakora birangira nawe asobanukiwe kugeza amagingo niyo mpamvu ubutumwa bwatubwiye ku murongo wa 14 Matayo 24 ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izaherako ize ushatse wasorezaho birasobanutse cyane kandi ubashije kunsubiza ukoresheje n'ijambo ry'Imana n'icyo kiganiro Yesu yakigiranye n'uwo muntu ngo ari ku musozi nk'uko umaze kubisoma umuhati wanyu ntabwo ari ubusa ku mwami cyane urakoze turagushimiye cyane natwe turabashimiye turi kuganira n'itsinda inzira y'umusaraba ikiganiro cyacu kirakomeje turimo turagenda tuganira n'abantu benshi batandukanye ninde muntu wigeze aza gusengera hano niwe nshaka kuganira nawe yagera mu rugo agasanga ubuzima bwahindutse ikintu cyamuzanye agasanga cyakemutse ndamushaka arahari aha ngwino rero ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana azafashwa nabyo witwa nde amazina yanjye nitwa Ntakirutimana Jean Claude Ntakirutimana Jean Claude umeze neza umeze neza ndashima tubwire rero wigeze waje hano ryari hashize kingana icyo umenye hano mu rugo butaye nza kumenya hano hashize amezi agera mu 9 amezi agera mu 9 nza muri ubu butayu urabajije uti ninde waje hano afite ikibazo mu bwo agasanga byahindutse yego tumbere hari byari byagenze ute hari ikihe kibazo ngewe njya kuza hano ikibazo nari mfite cyari kinkomereye kuko njya kuza hano ninjira mu butayu bwa mbere yego ntabwo nari nkijijwe nk'uko abenshi babivuga naje mu rugo iwacu ndi n'ababyeyi banjye tubana hari ikintu kitari guhuriraho aricyo ngiye kukubwira ntabwo twumvikanaga mu rugo hari amakimbirane ateye ubwoba ayo makimbirane yari ateye ubwoba yari akomotse kuri ngewe ndetse no ku babyeyi banjye uruhare rwabo umunsi ninjira hano mu butayu naje nsanga gurupe nk'uko nawe Jean ukayasanga yicaramo numva bigisha ijambo ry'Imana nanjye ndicara nk'uko basobanuriye wabajije ngo ni ukubera iki duhunga insengero no mu ngo zacu kandi Imana ibera hose icyarimwe insengero ntabwo tuba twazihunze amasaha insengero ziba zamaze gukinga cyangwa se bamwe batashye tuza hano twicare ufite icyo afite n'icyo mfite tubihurize hamwe kugira ngo duhugurane mu rusengero habaho umwanya ndetse n'iminota yego iyo ngize ikibazo ntabwo nabasha kukibaza ngo nsobanukirwe ariko iyo nica hano mw'iri tsinda iyo usomye ijambo mu byanditswe runaka nkumva sinsobanukiwe nshobora gutera ngo mfite ikibazo ukabaza kuko mu rusengero pastor atatanga uwo mwanya kuko abafite iminota yagenwe ingingo z'umungu murumva zitumvikana aha hantu ni mu bwisanzuriro turahagira tukidagadura abafite iminota yagenwe agomba gukoresha kugira ngo n'umuririmbyi aze kuririmba n'undi waje n'umushyitsi aze kwakirwa ariko hano mfite ikibazo ndakibaza nicyo nshaka kukubwira rero naje hano mfite ikibazo gikomeye cy'amakimbirane mu muryango ngiye mbere yuko njya kuza hano nari umunywanzoga ndetse nari n'umwarumogi yego makine n'urusambanyi ariko ikibazo cyari kinkomereye hagati aho ngaho kunywa inzoga kunywa urumogi gusambana niba Imana yaragukijije ibyo bintu bitatu gusa ujya uza mu butayu buri munsi nanjye ntabwo mbasiba ndi hasi sibyo ra none se uyu muntu muyobewe ko polisi birukaho buri munsi nimba aha hantu hashobora gutuma igihugu ribu itabona akazi ka buri mwanya k'abantu ifunga sibyo nabo bajyana mu bigo ngororamuco bakananirana ariko bagera mu butayu bakajugunyira urumogi ntibazara n'ubuhamya bukomeye nzagushaka tukorane ikiganiro cyihariye ngo nkagura urumogi wari ufite imyaka ingahe ngewe njya kunywa natangiye kunywa urumogi niga mu mwaka wa 6 primaire niteguraga gukora ikizamini cya toronkome nibwo natangiye kurunywa bitewe n'amakimbirane yo mu muryango ntabwo twahuzaga ariko itsinda runaka nisanzemo n'ibyo bakoreshaga n'ibyo byatumye ninjira mu kunywa urwo rumogi ndetse n'ibiyobyabwenge hanyuma n'ubusambanyi ntabwo byari urumva nabikoze nkiri mutoya kuko ubu ngubu mfite imyaka 21 yego
wakwibaza uti ibyo bintu wabikoze ryari nanjye nicyo mbashije hari ibintu abantu benshi bibwira yego twibwira ko abantu bakora amakosa ari abantu bakuze yego cyangwa se tukibwira ko aho uruhare runini naho bituruka mu makimbirane y'imiryango cyangwa se kuko twumva neza ko Satani nawe ni umunyembaraga kandi n'ijuru rifite imbaraga ubwo rero muri icyo gihe bitewe n'amakimbirane y'umuryango bitewe n'uburyo tudafite amahuguro yo kugira ngo tube twakwicara mu matsinda runaka twigishwe byaje gutuma nisanga muri izo nzira hanyuma y'ibyo ubwo ninjiraga mu iri tsinda naryinjiyemo ndiyobowemo n'umuntu nawe wahakiriye wari umeze nkawe yari ameze nkanjye mu buhamya bwe amaye ubuhamya bwiwe Imana n'ukuri aranzana anzanye nsanga itsinda ryiza ndetse riyobowe n'ababyeyi beza baratuganiriza kugeza ubwo byagiye bigabanuka mbona birashira ariko ikintu nge nshimira Imana nuko amakimbirane yari mu rugo muri icyo gihe njya kuza hano naje mu rugo ntashobora aho umubyeyi wakubyaye akagutwara mu nda amezi 9 yagera ku rwego rwo kukubwira ko atazongera no kukubona mu maso yiwe kiba ari ikibazo gikomeye ubwo njya kuhaza ntazanye umuhungu nyamara afite ubuhamya njya kuhaza ntazanye na mugenzi wanjye se nawe ari hano umwe muri cyo yarabizi ari he uyu ni wari G yawe wow none baratwara bibiri ariko mwahaye Imana icyubahiro mw'abantu muyikomere n'amashyi n'ukuri kose oya none se ibintu ndi kubonera hano biratangaje cyane aba basore muri bihariya muzi hano gutya mureke dushima Imana haleluya uyu yari umunyarumogi oya nanone Bruce wagatoya umusore uyu nguyu ntabwo yigeze agurumogi uwabe wanzanye imbere ajya kumuza nawe ntabwo ari we kuko uyu we twakuye asenga ntabwo yigeze abikora sawa urakoze cyane yanzanye nk'inshuti inyobora mu itsinda kuko yarambatuye ngize ngo yari mugenzi wawe mwasangiye ibyaha uwo twasangiraga ibyaha ariko se ubuwe abuzaho Imana yamukuye ugira ngo barahari bagiti mu jisho hariya niyegere hino nazamure haleluya ndaje tuganire wowe bise byari bimeze ute yewe cyapaye genda umuntu yego witwa nde nitwa Tushime Pascal yego mbere navukiye mu barokore basenga yego ariko nkuze njye sinabigenderamo yego nakoraga akazi kajyanye n'ibintu by'ubupatiseri harya n'icyuko ibintu bijyanye n'ibintu by'ifarini ibintu by'imigati n'amandazi mu rugo yacu ntabwo ari n'ahandi mu karere ka Rusizi hariya Kamembe muri site cyangwa kuryambere aya kuryambere Gihundwe site kuryambere hari abantu bo kuryambere nyine twari tuziranye kandi hariya habaga abantu urubyiruko kubera abantu twagendanaga bari abantu bakoresha ibiyobyabwenge yego bavuga ngo bararirimba ngo ni abahanzi yego none nanjye mba muri umwe muri bo maze kubajyamo ko ntago buri ugendanye n'igisambo nawe uba igisambo kuko bagenda bakwereka ibyiza byabyo barimo mu nzira barimo yego nanjye ndagenda mba umunyetabi nkorera amafaranga ariko ntago nari mfite ubushobozi bwo kuba natunga amafaranga kuko nayankorera n'amadolari n'ijana ariko amafaranga ntago nabonaga bibayeho ibyanjye bikaba inzoga n'itabi buriya inzoga n'itabi nk'uko uno uvuye wabivuze n'umugore byose biragendana ni bakeya babasha kuba basinda ni bakeya babanza ni bakeya bishobokera kuba baba mu nzoga cyangwa mu by'amatabi batajya mu bagore ugaborega ubudeseri y'umugore ni bakeya bishobokera mbaye muri ibyo igihe kiragera njya gukorera muri Kongo noneho bakanyandikisha inzandiko nabayeho muri Covid bafunga ndiyo mbayeho bakanyandikisha inzandiko zivuga ko ndetse inzoga ngo ninongera kuzinywa bazanyirukana ngasinya ko ntazongera kuyinywa bugacya noneho mu gitondo mukongomana akambwira ngo inzoga zivurwa n'izindi tukanywa ukaba urivuye umutwe w'umuntu imitwe y'abantu ntabwo ari imwe bikarangira ka kazi ngeze mu kazi bagahita kontabura agahita twirukana
ati munare ngo twasinze ko mu giswahili bavuga ngo narewa kabisa narewa twahajya twasinze bakabaranyirukanye bakazana umuntu wahemba amadolari 5 bibayeho noneho baza kunyirukana burundu bavuga ati nubwo uri umunyarwanda taha ujye iwanyu uzagaruke atari twe twagutumiye ndaza sinabireka ndagomeza ndinywera ngera mu gihe mu rugo barimuka baranancika bimukirana inaha i Kigali barancika kubera ko nyine namusinze babona ubwo narananiranye kandi ndi umuntu wegeze ugira ute menya n'ubundi inzira yo gusenga ariko ntabivamo. Waje guhura n'Imana gute? Naragiye mu rugo tugurisha isambu bampa ibihumbi 400 mu minsi 3 tunywa inzoga z'ibihumbi 220 muri ya mafaranga. Mwara bamwe kabisa. No nza hano muri ubu butayu ari umuntu w'umukobwa twegeze dukorana yewe babantu bafite impamvu zo kuza ntazi kaje gusenga we yanzanye nyine nk'umuntu umuherekeje gusa bisanzwe atuziranye yego naye mfite direde ku mutwe nambaye n'iherena kuko nararirimbaga ngo ndi umusitari indirimbo z'isi ndaza umwuka w'Imana uko umuhanuzi hari abahanuzi b'Imana bukuri koko Imana ihamagariye arambwira ati Imana irambwiye ninkubwire ngo kugira iguhombe yaguhombye banza kwinangira umutima ndaje mu rugo ngeze mu rugo bahita baranyirukana atumuhaza amafaranga none uraje we nta muntu wazagutunga igendere ndareba sinzi ukuntu ijwi rindi kagera imbwira ariko ubundi kwegeza ubaho unezerewe usenga wabisubiyemo undi mutima ati